ubugambane bamugiriye urumva Imana yari yamuburiye ariko kuko ari ibyagombaga kubaho birangira ataretse urugendo ikiyaza kumvira akemera kudakora runo rugendo ntacyo yari bube mbonamo n'abapasiteri bafite isengero yego mbonamo n'umuvuga butumwa ugenda muri sinyare zabo bategura nyine bari bateguye ko bagomba kumwicira i Bugande muri uko kumwicira i Bugande rero bari babonye ko kuri aeroporo ho batari bumubona ariko abo bakozi b'Imana nabonye muri iryo yerekwa bari babizi neza bazi neza ko bamugambaniye ariko muri uko kumugambanira bari bari ahantu hagiye hatandukanye kiriya kimodoka cyaburiye uburyo dayimoni bahise bahereza dayimoni sinyare agiye kubona mbona dayimoni yinjiye mu mushoferi umushoferi akimara kumwinjira ngewe narabibonaga ko nabibonye ngewe nabyiboneye ntago bapfuye bakiburira ahubwo imbaraga ku murambo we habaye ikintu bita intambara ngiye kubona mbona barimo barabyina ngo turabamurisha nkumva abo bantu bari kuvuga ni babandi baretse gukorera Imana ni baba pasiteri mbonamo n'abapasiteri ngiye kubona ngo mbona bose bakomeye amashyi icyarimwe bari banejejwe nuko Theogene wanze kuyoboka ayo mabi yabo apfuye ko Theogene yarabizi ariko we yarahakanye ibyo bintu Theogene kugira ngo bamugendeho bagere ku ntego yo kugira ngo bamwice uwo mumarayika yambwiye yuko ikintu cyatumaga bamuhiga na amafaranga yabo bagiye bamuha mu mpongano Theogene yarahakanaga kwa kundi yigiraga hakana ngo Yesu we ntiyamureka aribwo bamutezaga yampanuka ya mbere aho rero mu gutegura kumwica yego babonaga ko yabananiye abapfuye atyo azize rero aba bapasiteri bakora gutya batamba abantu bo bajya kugutamba bamaze kukumenya bo bagome batamba abantu b'Imana baba bageze ku ntego y'ibyabo Satani rero abonye Theogene amaze gupfa babyina ikuzimu bishimye tisi twe tubonye ava ku isi yahise ahaguruka mwifatikanye natwe gusenya uwo mwuka mubi satanike nta yindi ntego Satani afite kuko Theogene ari ku isi yanyeganyije imbaraga z'ikuzimu ntago bapfa gutamba hari amakondisiyo bagenderaho bajya gutamba umuntu icyambere kiriya kintu Pastor Theogene yakoze ndabikubwira n'ubu ngubu mbabaye cyane kubw'ibintu byavuzwe nyuma y'urugendo rwe ngo ararimbutse n'ukuri y'abakozi b'Imana bose bagenda bava ku nzego bagera ku zindi barekaga kugendera mu nyungu ahubwo bagasubira inyuma bakajya gutabara inzirakarengane zitabara Pastor Theogene ku ngingo ya 3 akwiye kumwigiraho munyihanganire ubwo nuko bigenze nyine ego iyo rero ndebye biri kuvugwa kuko namukundaga iyo haje ikintu kibi nanjye njya kugikurikirana ndababara n'ukuntu yageragezaga kwitanga Pastor Theogene ntago yakundaga kubana n'abantu bakomeye ahubwo umunezero we yajyaga mu bantu bababaye niho yabagari n'urugero rwiza rero Satani ntaceceke dufite byinshi bituma duhakana ibiri kumuvugaho byose bibi kare na Imana itaduhishurira aho yagiye haramaze Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe Ikaze cyane kuri mwese abadukunda abadukurikira amahoro y'Imana abe kuri mwe mu nshe z'isi zigiye zitandukanye twizere ko mumeze neza niba utameze neza mu buzima turakwihanganishije turagukomeje kugira ngo wizere ko ubuzima bw'ejo nyuma y'uyu munsi ejo hari ubuzima bwiza kandi wizere Imana kandi usenge kugira ngo byose bibashe kugenda neza cyane turagarutse nk'Impanuro TV urugendo rwacu turukomereje ahangaha turi kumwe n'umuvugabutumwa ari buze kuza kutwibwira ntekereza ko ari ubwa mbere tumwakiriye ahangaha ku Impanuro TV niba ntibeshye ariko wenda ushobora kuba utari ubwa mbere umukurikiye hari ibindi biganiro byiwe wagiye ukurikira kuko si mushya cyane kuri izi mbuga yategetswe n'Imana gutanga ubutumwa
mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Niwe tugiye kuganira, niwe tugiye kubana. Icyo tukurarikiye ni ukubana natwe mu iki kiganiro. Hari byinshi cyane uri buze kungukiramo, tugiye kumva icyo Uwiteka adushakaho muri ibi bihe. Reka tumuhe ikaze, tuguhaye ikaze. Murakoze. Izina nzi ni Mama Chance, sinzi umbaje ngo nanarikuye hehe, ntabwo nagusobanurira, ariko waza kwibwira abantu badukurikiye mu buryo bwawe kugira ngo tuze kuganira tuziranye. Amazina yanjye ni Ingabire Solange. Uze kuza kongerejweho gato. Amazina yanjye ni Ingabire Solange. Niyo mazina ababyeyi banyise. Mama Chance ni izina ry'umugisha mu rubyaro Imana yampaye. Yego. Wone umeze neza. Tugiye kuganira, ariko si no kuganira cyane kuko uje ahangaha hari ubutumwa wahawe kuvuga. Nta byinshi cyane dufite kukubaza. Reka tugusabe ubanze dushyire imbere y'Imana, udusenge usenge n'abantu badukurikiye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi tuguhe umwanya tugezeho ubutumwa wahawe gutangaza. Yego. Reka dusenge. Yego. Uri data wa twese, uri Imana nkuru, uri nyakubahwa, ntawe uhwanye nawe, ntawagereranywa nawe. Tugushimiye uyu mwanya uduhaye kugira ngo igihe nk'iki ibigomba gutambuka mu mugambi wawe kubw'ubutumwa bwiza bukura abantu bawe mu rungabangabo bubashe gusohoka. Mwami Imana Nyiringabo, ndi mu maboko yawe, nge nabo turi kumwe bankurikirana kwawe no kutuba hafi, kandi duciye bugufi kubw'imbabazi zawe muri kano kanya. Unyemerere aba ari wowe uganza kuruta ibindi byose, icyo ushima kandi ushaka kiba ari cyo kiba. Unyemerere utangirane natwe kandi uze gusozanya natwe. Mwami Imana Nyiringabo, mu bushake bwawe intego nta yindi ni ukugira ngo ubwami bwawe bwubakike. Ayo niyo makuru mfite nyamukuru. Ngaho tuguhaye karibu n'ikaze, bibuka ushaka data. Icyubahiro cyawe n'ikiganze, ni mu izina ryawe Kristo nsenze nizeye. Amen. Ikibazo twatangira n'ubutumwa bwawe, hari byinshi cyane wenda twagiye tubona kuri social media mu bihe bitandukanye, bidutera kwibaza byinshi, ariko ni byiza cyane ko tugufite, ni byiza cyane ko turi ahangaha, kandi tugushimire cyane ko witabire n'ubutumire bwacu kugira ngo n'abandi tuba duhagarariye byibuze n'abantu b'Imana bahisemo gukurikira Impanuro TV kugira ngo nabo ubutumwa bubashe kuba bwabageraho. Yego. Damu nongeye kugusuhuza kuri kamera. Ntago tuziranye, ariko muri uyu murimo nkora ugendanye n'ubutumwa hari amakondisiyo ngenderaho atandukanye nuko nakwiyumvamo ishyaka kugira ngo nkorere Imana mu buryo bugiye butandukanye, ariko iyo ari ubutumwa ngira amakondisiyo ngenderaho. Ndakeka washoboraga kumpamagara nkaba wenda nanahindura n'umwenda, kuko ubwa mbere mvuga ubutumwa nari nambaye gutya, ariko naje nambaye gutya kuko ari cyo kirango cy'ubutumwa bwanjye nahawe. Nabyo bifite icyo bivuze. Damuru rero, njyewe uburyo nahamagawemo mu butumwa, iyo ubutumwa namaze kubusohora bwa mbere, birangora cyane kongera kubusohora mu buryo nabusohoyemo, kuko iyo bwasohotse ntago bwongera gusohoka nk'uko bwasohotse. Iyo ndi kubutangaza ngerageza kwisunga imbaraga z'ubushobozi bw'imbaraga z'Imana, kuko ntago biba bimeze nk'uko nabisohoye bwa mbere aho natumwe kugira ngo ubwo butumwa busohoke. Uranyemerera ubu butumwa nk'abantu mwantumiye, ikintu waba ushaka kumbaza mu butumwa nahawe, basi nkisubize nsohora ubwo butumwa, ariko no kwicara kuri kamera nk'umuntu ugiye kubusohora kandi bwarasohotse. Yego. Urakoze cyane. Hari byinshi cyane twabonye. Yego. Byavuga ku rupfu rwa Pasteur Theogene. Yego. Mu bihe bishize hari inkuru zagiye zitambuka zivuga ku rupfu rwa Pasteur Theogene, bamwe bavuga ati ibi ni Imana, ni Imana, ni Imana. Hari yereko wagize ku rupfu rwa Pasteur Theogene. Niryo nashaka kukubazaho. Niryo ashaka kumbazaho. Yereko warigize mu buhe buryo, ryaje gute n'icyo? Yego. Ni ukuvuga ngo Pasteur Theogene igihe yitabaga Imana, nari nibereye mu rugo, nta nubwo nari ndi kuri izi mbuga nkoranyambaga. Ngiye kubona
mbona urumva abantu bari bampamagaye barambura kuko akenshi nitaba telefone gake uretse muri kino gihe cy'ubutumwa ndi kugerageza kwitaba cyane ariko icyo gihe ari nacyo abantu wenda bakunda kuba kuki utitaba telefone ndakeka ko bampamagaye bakambura ngiye kubona mbona abantu banyuzuyeho mu rugo ariko ibyo ntibijya bintungura kuko umurimo wanjye nkora kuba abantu baza bangana bantunguye nta bidasanzwe ariko natunguwe n'ukuntu abantu bangezeho bose icyarimwe intero n'inyikiriza ari imwe amarira ari menshi cyane intwari yacu yatabarutse yarakundwaga pe ariko mu kungana bose bazaga barira bavuga ati mama chance dufashe gusenga tumenye ibi bintu ibyo ari byo harimo umumama umwe aravuga ngo burya no kuzuka yari ataramenya urupfu yapfuye ngo twasenga n'Imana no kuzuka akazuka Imana yacu iratwumva urumva ari mama chance simfite amakuru y'ukuntu ibintu byagenze ntago mbizi gusa ibintu amarira n'amarira imiborogo n'imiborogo bakimara kubimbwira nanjye ubwanjye mbere yuko mbumva ikiniga cyaramfashe mvuze induru ndarira Imana ibi bintu dukoreye ni ibiki ese kugukorera bivuga kudutwara abantu kuki uri kudutwara abantu twe tumaze igihe tubuze undi muhanuzi ariko we ntago yarazwe noneho uhita mvuga ntireba runaka uramujyanye none n'umuntu wacu wajya kudususurutsa akadushyira mu byishimo njyewe iyo ndikurira ndavuga uburyo mba ndi kuvugamo mba meze nk'uri kuvugana n'Imana numva niyumvishemo kuva muri abo bantu binsaba ko mbavamo ndagenda njya kwiherera ariko nubwo nari ngiye kwiherera ntago nari nihereranye umutuzo nari ifite amarira menshi cyane menshi ku buryo narabanje mfata umwanya wo gusengera mu marira nibuka ukuntu yajyaga azi iwacu mu biterane nibuka ukuntu ubwo yaherukaga iwacu mu giterane namwumvisheho uwo mwuka w'urupfu ariko sinamenya nyamukuri kizanye urupfu kuko ukuntu mbaho iyo ikintu kije kibi ntago nihutira kuhita nkibwira umuntu cyangwa gusenga ntaramenya nyirabayazana y'icyo kintu ndavuga oya ntago Theogene wabimukora mana ntago natwe wabidukora icyo gihe yari yaje iwacu mu giterane ndavuga ariko se niburiya nzabaza Imana ibyo ari byo ariko sinabitinzeho numvaga Imana itatwara Theogene urumva ko bwa mbere mbihishirwa nabihishuriwe mu giterane bya bindi wambwiraga koko byari byo nshaka kumenya ikintu gitumye Theogene umutwara yarandetse nk'iminota igera nko muri 45 ndikurira mboroga nigaragura ni oya mana oya hari naho navuze ngo uramugarura kubera ko nzi ko mu rugo iwanjye napfushije kabiri abana bapfa bakagaruka navuze induru navuga imirimo myiza navuga ibyo Imana yavuganye nanjye bazakora nkabona umwana agarutse mu buzima nanjye nagiye gusenga numva ko igomba kumpa amakuru cyangwa se Theogene ikamutugarurira yego mu gihe ndi gusenga numva ijwi rije rituje rincecekesha mu gucecekeshwa nagiye kubona mbona umucyo urandasiye mbona marayika araje ariko mu kuza nabanje kubona ikintu kimeze nka ekara iyo duhishiye ukuntu mbaho ukuntu mpishurirwa nshobora kuba ndi kumva ijwi rimbwira ariko ritavugira muri ekara ndi no kureba televiziyo nyine nyireba ariko nijwi ndyumva ku ruhande hari n'igihe riza ndeba nka televiziyo kuri atwumva nyine ariko icyo gihe ntabwo ijwi naryumviraga muri televiziyo ahubwo numvaga umuntu uri ku ruhande ambwira ibyo ambwira ngenda mbibona bicaho urumva nari ntarareba ku mbuga nkoranyambaga urupfu intwari yacu ipfuye urumva naracecekeshejwe mpabwa imbaraga zo gukomera nanjye naramukundaga cyane ku buryo aho yakoresheje igiterane iyo numvaga ngo hano yagiye mu giterane byabaga ngombwa ko nkoresha uko nshoboye n'imirimo nkayihagarika nkagenda kubwe nakundaga nyine ukuntu yadususurutsaga hari n'igihe najyaga numva nshaka kwisekera nkajya gusacinga Theogene ngo niyumvire urumva ko nanjye wabyo wamukundaga cyane ntago nabona uko mbivuga ubwo rero muri uko guturishwa gucecekeshwa wa mumarayika yatangiye kumbwira iyo ibintu uri kubisohora hari igihe utabisohora byuzuye abantu banyihanganire ariko kubw'umugambi w'Imana no kuba ndi mu gihe nabwiwe ngo vuga ibyo nakubwiye ukura abantu murungabangabo yego ubwo nateze amatwi nyine arambwira ariko uko avuga nkagenda mbona ibintu bicaho yatangiye kumbwira rero
mbona Theogene ari mu modoka nabo mbega urugendo rujya i Bugande ndababona uburyo namubonyemo sinzi impamvu ku mpanuro ngiye gutangira gutya kuko buraho bibaye ngombwa ko mvuga buri hantu ngira uko ntangira ariko biterwa n'ikirere cyaho ndi gukorera uburyo nabonye marayika w'Imana yarimo ambwira n'uburyo nabonaga bari mu rugendo bagenda ikintu nabashije kwitaho no gukurikirana n'uburyo Theogene yarimo yezwa yarimo yihana hari ukuntu umuntu yihana ukabona ari mu bugingo urabona umuntu kuba ari ku modoka agenda neza noneho numva nuzuye umunezero w'icyo kintu mbonye nkimara kubibona urumva narabwirwaga ubwo ibyo ngiye kuvuga nibyo nabwiwe kubera ko utambukije ibintu hari ibyo wibagirwa hari n'ibyo uvuga ukuntu ariko icy'ingenzi nuko nsohora ibyo ngomba gusohora noneho ndivugira iby'uyu mumarayika ngera naho iyerekwa rya televiziyo ryanyerekaga nyine abakunda kwerekwa barabyumva cyane noneho marayika w'Imana akambwira ngo mwana wanjye rero utege amatwi ibyo ngiye kukubwira niko kuri kw'ibihari uyu Theogene uri kubona Theogene wapfuye Theogene sinzindi kugongana n'ikintu kimeze nko kwibagirwa Theogene twabyemeye ko agenda ariko mu buryo twabyemeyemo ntago twari twanze kwabaho ariko iyaza kumvira akemera kudakora runo rugendo ntacyo yari bube ariko kubera ko ubuzima bwe bwabaye gutona ku Mana no mu gihe yumvishijwe rimuburira ngo aha ntujyeyo akumva ko niyo yajyayo ntacyo yaba Imana ye bagendanye yumvaga nta kibitagira gute itamukiza ntago we yarafite gusuzugura Imana abantu banyumve neza ahubwo muri we harimo ikintu kimeze nko gutona ku Mana hari ukuntu umuntu abana n'Imana akumva nta kintu cyamugeraho Imana itakeneye yego noneho mwuka w'Imana arambwira ngo iyaza kureka gukora runo rugendo ntibari bumubone yatezwe n'imbaraga z'umwijima kubw'akagambane kabiyeruye ku Mana bagakurikira imbaraga z'ubutunzi kuko we yabyanze barafite uburakari baramugambaniye mbega abo bamugambaniye bari bifatikanyije n'imbaraga z'abadayimoni n'abantu bakorera hano ku isi Imana ariko bifatikanyije n'izo mbaraga akagambane bamugiriye urumva Imana yari yamuburiye ariko kuko ari ibyagombaga kubaho birangira ataretse urugendo ntiyumvishijwe ahubwo yumvaga nyine yumvaga guhagarika urwo rugendo ariko yarubujijwe mu buryo bw'amarenga yego ari nabwo yabwirwaga ibigendanye no gupfa noneho mu kugenda kwe rero ijuru ryahise ryemera ko agomba gutaha ritegura urugendo rwe nk'umugenzi ugomba gutaha acamo ijuru ntiryari ribyitayeho kuko umuntu wese agira iherezo rye ibyo rero nibyo marayika w'Imana yambwiraga arambwira ngo twaramuburiye ariko kubera ko afite gutona ku Mana ikintu sinzi impamvu ndi kugisubiramo kubera ko afite gutona ku Mana ntiyemera yumva ko nyine agomba kujya gufata abashyitsi biwe mwuka w'Imana arambwira ngo muri aba bashyitsi yari agiye gufata harimo intumwa iri burange aho bari bumwicire iyo ntumwa yari yagize kumwitoneshaho cyane muri uko kumwitoneshaho kubera umutima w'urukundo yagiraga buriya Theogene byaragoranaga cyane umugore we buriya niwe umuzi cyane byaragoranaga cyane umuntu wamweretse urukundo kuba yamwima serivisi niko yari ameze rero kubera ko nabo bari bamuzi muri ubwo buryo bagize kumwereka nyine niba navuga ngo urukundo rwinshi cyane ariko bo bazi icyo bagambiriye kubera ko n'Imana yari yamaze kubyemera n'urugendo rwe yaruteguye muri sinyare zabo bategura nyine bari bateguye ko bagomba kumwicira i Bugande muri uko kumwicira i Bugande rero bari babonye ko kuri aeroport ho batari bumubone baca yahariya mu Rwanda rwacu baci Bugande nizo sinyare zabo nyine we rero ahaguruka agiye kubareba atazi uko biri bugende ariko abo bakozi b'Imana nabonye muri iryo yerekwa nimvuga abakozi b'Imana bamwe bavuga ngo abiyitirira
imana imitima yabo baba barayitanze ariko ku isi twababona tukababona nk'abantu bakorera imana dore ko baba bafite ubuhanuzi bumwe bunasohora baba bafite kubwiriza abantu bagakunda amagambo yabo baba bafite kwireherezaho abantu rero uwo muntu utabashije kumumenya yego mu iyi si y'umubiri ni umukozi w'Imana da kuko abwira abantu ibyiza bakanezerwa ariko uwabashije kumumenya ni uwiyitirira izina ry'Imana bitewe n'ahantu ari abo rero bari babizi neza bazi neza ko bamugambaniye ariko muri uko kumugambanira bari bari ahantu hagiye hatandukanye gusa ku kibazo abantu bakunze kumbaza muri abo nabonye uyu uvuga yuko ngo uyu wavuze ngo yanyweye amaraso ngo nibo bamwishe nge ntago namubonye ariko hari abo nabonye ubwo nababonye mu buryo bwiyerekwa nyine muri ayo mabi yabo nanjye ntiwambaza ibindi ko nabibonaga ameze nyine nk'umuntu uri kwerekwa ubwo none uwango uko urugendo rwe rwakomeje urumva marayika yarambwiraga yananyeretse naho nyine bari bageze kiriya kimodoka cyaburiye uburyo dayimoni bahise bahereza dayimoni sinyare dayimoni ahita ajya kubategera aho ngaho noneho ntiyateze ko n'abadayimoni batega imodoka bakarindagiza umushoferi ahubwo njye nagiye kubona mbona dayimoni yinjiye mu mushoferi umushoferi akimara kumwinjira njyewe narabibonaga hari ukuntu dayimoni yinjira mu muntu ukahita ubona ataye umurongo w'ibyo yari ariho umushoferi yamwinjiye mubona anaburira mbireba noneho mu kuburira aribwo batangiraga nyine kurwana kuko ntago bapfuye uko nabibonye ngewe nabyiboneye ntago bapfuye bakiburira ahubwo imbaraga mutabazi z'ukuntu yabanye n'Imana zahise zituma atahita apfa ako kanya ariko kuko ijuru ryari ryabyemeye n'ubundi birangira apfuye noneho akimara gupfa nabonye abamarayika baza gutwara ubugingo babukura mu mubiri noneho nkabona bari kurwana n'abadayimoni ku murambo we habaye ikintu bita intambara abamarayika barwana n'abadayimoni bo mu kurwana barwanaga barekarama umurambo we abamarayika nabo bakarekara mu bugingo noneho urabona umurambo kuriya baba bari kwegeranya umuntu wacu watabarutse bo basaga nk'abari kurwana kugira ngo bagire ibyo batwara ariko abamarayika nagiye kubona mbona batwaye ubugingo bwe mbona bumeze nk'igikombe cya zahabu noneho mu kubuzamura bageze hejuru mbona utuntu tumeze nk'utunyenyeri dusohoka muri cya gikombe ijwi rirambwira ngo zira n'impano ze zitangiye kugabwa mu bakozi b'Imana basigaye ku isi wa marayika arambwira ngo ukubona ziriya mpano ze ziri kugabwa ngo niko zizakoreshwa n'abantu batandukanye kuko yari umunyembaraga ntabwo Imana yabihereza umuntu umwe mbona zinyanyagira ariko sinabonye abo zinyanyagiramo ibyo birangiye nagiye kubona mbona cya gikombe na baba marayika bisa nk'ibimvuye imbere ahubwo mpita nsa nk'ubonye aho ajyanywe hari ikintu abantu bakunda kuvuga bitewe n'uko berekwa cyangwa n'uko bahishurirwa ngo umuntu arapfuye nyine wakoreye Imana ku isi ngo agiye mu ijuru njyewe nabwiwe hariya ahantu bajya ko ari mu buruhukiro bw'abera mbwirwa yuko ijuru sinubwo nari mbibwiwe gusa mu makuru y'abataha niho naherewe ubwo butumwa kuko nanjye hari ahantu hari igihe njya gusura yo mwiyerekwa Imana ikanyereka ati dore runaka aragiye mu buruhukiro bw'abera yego agiye mu baragwa b'ubugingo dore runaka agiye mu buruhukiro bw'abazarimbuka noneho ngiye kubona mbona hantu ni ahantu heza haba hari ubusitani bwiza hari amazu meza ubona mbega ari ahantu heza ho guturwa ngiye kubona rero mbona yinjijwe ahantu ariko nabonaga ameze nk'igikombe cyiza habu gishashagira ntago nabonaga ari Theogene noneho akimara kwinjizwaho yahise ahinduka nyine Theogene ko nta bushobozi nigeze mbona bwo kumuvugisha ko narimo nerekwa byinshi noneho iyerekwa ryanjye rihita ryongera umva marayika yari mavuga rihita ryongera rigaruka hahandi kuri baba dayimoni ngiye kubona mbona barimo barabyina ngo turabamurisha nkumva abo bantu bari kuvuga ni babandi baretse gukorera Imana ni baba pasiteri rega ntago ari abapasiteri gusa nuvuga ngo muri abo nabonye batanu nabonyemo abakora umurimo wo guhanura ariko batarimikirwa kuba abapasiteri abo ni abahanuzi mbonamo n'abapasiteri
nimvuga muri rusange ntago intego yanjye ari ukuvuga abantu ahubwo ndivugira ibyo nabonye ko sinanabikora. Mbonamo n'abapasiteri bafite isengero, yego, mbonamo n'umuvugabutumwa ugenda nyine avuga abwiriza, ariko nubwo ari abo nabonye numvaga hari n'abandi batari kugaragara muri iyo video yanjye, yego, narabumvaga benshi, wenda Imana nibishaka izabanyereka, nitanabishaka wenda izabihorere kuko nta nicyo binatwaye. Ngiye kubona ngo mbona bose bakomeye amashyi icyarimwe, mu gukomera amashyi icyarimwe noneho abadayimoni bakajya bakubita agatoki ku kandi ngo bakoma amashyi ariko turabamurisha, ngo turabamurisha, ngo turaba muri nyina abadayimoni niko bigiraga. Abadayimoni babikoraga ukwabo, abandi nabo bari gukoma amashyi. Urumva bari banejejwe nuko Theogene wanze kuyoboka ayo mabi yabo apfuye, ko Theogene yarabizi ariko we yarahakanye ibyo bintu byabo. Ubwo rero muri uko kubyina kwabo ubwo ibyo biba birarangiye. Ndagaruka inyuma gato, sinzi impamvu ku mpanuro mpereye aho ngaho. Ni ukuvuga ngo Theogene kugira ngo bamugendeho bagere ku ntego yo kugira ngo bamwice, ariko mu kumwica Imana itegure urugendo rwe ko igomba kumuha ubugingo nk'umuntu wakoreye Imana akanezeza Imana, ndetse kugeza no ku iherezo rye agihakana katarekura Yesu wiwe. Ndakeka niyo aza kubwirwa ko agiye gupfa nubwo yabihishwe, yego, ntago yari kwihakana Yesu kuko yari yarabahakaniye. Uwo mumarayika yambwiye yuko ikintu cyatumaga bamuhiga ni amafaranga yabo bagiye bamuha mu mpongano, bagiye bamuha mu mpongano, baje biyitirira ko baje gushyigikira umukozi w'Imana. Noneho uburyo bazagamo ntago baje bamwiyereka ko ari abasatanike, ahubwo bazaga bambaye ishusho yo kwera, bakamuha amafaranga bamwereka ko bari gushyigikira umukozi w'Imana. Noneho muri kwa kumuha amafaranga, ushinzwe ibyo bintu byo gutwara abakozi b'Imana ngo babagurire ubwamamare, babahe gutera imbere n'ibindi byinshi babasezeranye, we ni ubwe wamwisangiye atangira kumubwira ibyo bintu. Theogene uwo ni marayika wabimbwiraga, arabahakanira babwira ko ibyo bintu atabiyoboka, Yesu muri we amuhagije, kandi kataranazi yuko iryo shyigikira bamushyigikiraga bari muri ibyo ngibyo. Marayika yabimbwiraga ameze nk'uri kubona muri ekara, nabivuzeho ibiri kuba. N'uwo muntu wamubwiraga gutyo ngo ibyacu twaguhaye dukeneye kukugeza kuri uru rwego, dukeneye kukugira gutya, amafaranga yacu twaguhaga burya twebwe dukora gutya, tugendera muri ibi. Theogene w'icyo yakoze mubona musubiza, marayika yambwiraga ibyo ni nk'uko marayika yaba ari kuvuga akansobanurira mwebwe muri kuganira. Theogene yarahakanaga, kwa kundi yigiraga ahakana ngo Yesu we ntiyamureka, Yesu we ntiyamureka. Rero bo babonye ahakanye kutareka Yesu, ukomera kuri Yesu, batangira kumuhiga, aribwo bamutezaga ya mpanuka ya mbere. Iriya mpanuka ya mbere bayimuteje babona ntibamubonye, noneho bategura kuzamuteza indi mpanuka, nabwo baciye mu wundi muntu uzamurehereza mu kuzaza kumusura, yego, nabwo bakaza bamuzaniye impano z'amafaranga. Urugendo rwabo nabonaga, hari ikiganiro nabonye basa nk'abagiranye, bamwereka ko iyo baje mu Rwanda batazi ubusa, baba bafite uburyo baje gushyigikira umuntu. Ariko Theogene uburyo we yakoreraga Imana aribwo busobanuro marayika yampaga, we yumvaga ko ikije cyose ari Imana igiye kumushyigikira. Noneho rero mu gutegura kumwica, yego, babonaga ko yabananiye, yanze kujya muri ibyo bintu byabo, bategura urwo rugendo rwo kumwica, abapfuye atyo azize urwo rugendo yakoze. Nuvuga ngo iyo atajya muri rwa rugendo uwacu ntituba twaramubuze, ariko kuko Imana yari yamaze kubyemera, kuko nawe urugendo yarwemeye, imwezereza mu rugendo iramucyura. Uwacu ajya gushinyagurirwa mu iherezo rye, ariko ubugingo bwe buhabwa Imana. Yego, abantu benshi bakibaza bati biravuga ko ari abakozi b'Imana, abandi bantu, abashumba, pasiteri bamutambye, bakibaza ati kandi abapasiteri baracyari muri sosiyete, muri rubanda, mu bantu, aho abapasiteri bakora bati? Kuki bashaka ko pasiteri Theogene ajyamo, bakora bati? ni ukuvuga ngo
bo iyo nta nubwo ari n'abapasiteri, reka tuvuge abakozi b'Imana muri rusange. Ruwango Satani iyo yamaze kukwiyegereza akakugeza hariya ikuzimu, reka no kuvuga zino mbaraga zabo kuko bakora mu buryo butandukanye. Hari wanditse muri Ihangana aranyandikira arambwira ngo ntibishoboka ko waba ukorana n'Imana, ngo niba ukorana n'Imana ngo Satani agutware. Ni ukuri abantu babyumve neza, ntago umuntu wakoranye n'Imana Satani amutwara, ariko kuko turi mu isi tugendana n'urupfu, isi tuwe n'umwanzi Satani waje kwica no kwiba no kurimbura. Iyo bibaye ngombwa Imana yakurekuye, Satani akwica uko reka mvuga urupfu rukwica uko rubishatse, kuko niryo gare ryawe riba ryamaze kumanuka, icy'ingenzi naho werekeza. Rero aba bapasiteri bakora gutya batamba abantu ntago burya bapfa kugutanga bira mipango, kuko nabo batinya, bazi neza ko nubwo baba baragiye muri ibyo bintu, bazi neza ko abantu b'Imana baba bashinganye umuntu apfa kubera ko Imana yabyemeye. Rero bo bagutanga bafite icyo bashingiraho. Urugero niba pasiteri bari bamuzi nk'umuntu mu rukundo rw'Imana ruba mu bantu adahakana, yego, aho biri ngombwa ko yitanga agakorera Imana, yitanga akayikorera. Urumva bo bari babizi, bazi neza ko atari muri babandi bakanira, none mvuga gukanira, yego, aho bibaye ngombwa ko Imana ikorerwa, bazi neza ko yemera. Rero nibwo buryo bari bateguyemo kumugambanira, kuko n'iriya mpanuka bayitegura bari bazi ko neza atazabananira, urugendo bazamureshya akaza bakamubona. Urumva rero bo bajya kugutamba bamaze kukumenya intege nke zawe. Ariko ku ruhande rwa pastor, nge ntago nabyita intege nke, ahubwo yagiraga urukundo rwinshi cyane. Urwo rukundo rero navuga ngo rwabaye imbarutso yo kugira ngo agende. Hari aho navuze ndavuga ngo intego y'uru rupfu ni karande, yego, nuwango aho yavukaga kwa papa we haba karande yo gukenyuka. Iyi karande rero yamugendagaho, yego, yifatikanyije yahagurukiye muri kwa gutona kumana, bituma ahataga hagaritse kujya hajya. Imana yacu irabyemera. Abo bagome batamba abantu b'Imana baba bageze ku ntego y'ibyabo, baba bamwishe gutyo. Ariko icyangombwa nuko wacu yatabarutse, akaba ari mu burukiro bw'abera, kandi tuzahura nawe kuri wa munsi ubw'impanda izabivuze. Hari ikintu bagarutse uvuga ko mu mpanuka ya mbere bamuteze, Pasiteri Theogene mu mpanuka ya mbere yarokowe n'iki? Pasiteri kurokoka impanuka ya mbere, iriya mpanuka ya mbere, impamvu habayeho kurokoka, nta nubwo twavuga ngo hariya marayika yaramuburiye, nk'uko Imana yaramuburiye. Hariya byabaye nk'ubutabazi bwa gikurikirana kugira ngo afate ibihewe ku giti cye byo kuba ahagaritse iriya mpanuka. Impamvu nyine Imana yabyemeye, yego, ni ukugira ngo afate ibihe byo kubana n'Imana, abahagaritse ivugabutumwa, igira ibintu imuhishurira, yego. Banga iriya mpanuka yaje kugira ngo Imana igire ibintu imuhishurira, nicyo cyazanye iriya mpanuka ya mbere. Kandi ko iriya mpanuka ya mbere nawe ubwe nuko adahari, hari ibintu yatangiye kujya abona mu isi y'umwuka, ari nabwo nyuma yaho igihe gito yatangiye guhishurirwa gutaha. Yego, havuzwe byinshi bimwe bigiye bitandukanye, ko uru rupfu Pasiteri Theogene abantu benshi bakavuga ati Pasiteri Theogene ntiyatashye ijuru, Pasiteri Theogene yararimbutse. Bakurikije n'ibyakurikiyeho, abaje bavuga ko babyaranye, ni byinshi cyane. Kubera iki ku rupfu rwa Pasiteri Theogene hahise haza bino bintu byose by'amagambo, n'abenshi bavuze ko yarimbutse? Ahangaha nge ndi hano, buriya ibyo dukora ku isi, bibe ibyaha, bibe gukiranuka, yego, tucyambaye uyu mubiri turacyari mu rugamba. Naho yaba yarasambanye se cyangwa atarasambanye, yego, mu muteguro w'Imana w'urugendo rwe rwo mu isi mu gukorera Imana, yego, Pastor Theogene yaba yaragize izo ntege nke, kuko ibyo si byo byanzanye, yego, yaba ataragize intege nke, abantu bumvisha ibi n'ibi baza no kukubaza n'ibitakureba, yego, ndagira ngo mbwire abantu bankurikirana, yaba yarasambanye yaba atarasambanye, Yesu nta kindi cyamuzanye ni ukugira ngo atwezeho ibyaha. Icyangombwa ni uko iherezo rye aritegurira
navuga aritegura mbere y'uko urupfu ruza agategura ijuru yajyagamo. Benshi cyane bavuze ko Pasiteri Theogene yarimbutse, benshi cyane babivuze, hari byinshi cyane byavuzwe, ni inkuru nyinshi zabaye. Byatewe n'iki ku ruhande? Ziriya nkuru zose ni inkuru zo gutesha agaciro ivugabutumwa ryiza no guca intege abamukurikiye mu gihe wasinziriye. Ndabivuga nk'umukozi w'Imana, biriya byose bihaguruka ngo ababyaranye nawe, ngo ababonye ibingu byagenze gutya, birimo gusebya umukozi w'Imana. Hari imbaraga zibyihishe inyuma, arizo mbaraga zishaka gucogoza no kugira ngo abantu, kuko hari ukuntu umuntu asinzira. Kuriya Theogene yasinziriye nyine, urabona yakoze ivugabutumwa. Nubwo yasinziriye, hari abibuka bafashwe n'agahinda, agahinda kamufata, atari ko burya Theogene iyo yabaga abwiriza nkamwumva nararuhukaga, akagenda agafungura televiziyo akamutega amatwi akabayururutwa, umutima we ukabura hembutse. Hari ubu uri mu kazi, yabona mu kazi bimucanze stress, zibaye stress, ati burya Theogene nafungura, najyaga mwumva nkamera neza, reka mfungure numve Theogene. Satani rero abonye Theogene amaze gupfa babyina ikuzimu bishimye, tisi twe tubonye ava ku isi, yahise ahaguruka mu buryo bw'urubwa, arahaguruka agira ngo bene babandi abasibanganyemo Theogene ryavuga butumwa rye ryagakomeje no mu gihe aruhutse. Iyo umuntu apfuye burya baruhutse umuruho w'uyu mubiri. Erega buriya nubwo tuba dukorera Imana turavunika, muri uyu mubiri duhura n'imvune. Iyo Imana yemeye kutaha, mwuka aravuga ngo ye genda uruhuke. Ariko nubwo Theogene aruhutse, imirimo yirakomeje. Hari uzaba ari kwa muganga yagira stress z'abarwayi mu gihe atuje, akavuga ati burya hari uwo najyaga numva, intwari yacu yo namwumvaga, stress zarashiraga, akamufungura akamwumva. Rero ndagira ngo ntangariza abadayimoni n'abarozi n'abandi bambari ba Satani, isi yose ibyumva, Theogene nubwo yasinziriye turacyari kumwe nawe mu buryo bw'imirimo myiza. Tuba turi mu ngo, akaza agakora mu buryo bw'ikoranabuhanga ku bw'izi mbuga nkoranyambaga. Rero biriya bintu byahagurutse byo kumusebya nta bugingo, yarasambanye, yakoze ibingibi, hihisha umwuka satanike wo kugira ngo bamusibanganye mu bantu, ryavuga butumwa rye barizimye. Ariko ndagira ngo ntangariza abadayimoni, ntangariza ikuzimu ngo ntibishoboka. Icyo yasize akoze kizakora kuva none kuzageza Yesu agize gute agarutse. Ikindi ntangaza nk'umuhanuzi w'Imana, Theogene ntiyarimbutse, ari mu buruhukiro bw'abera. Haleluya. Ategereje wa munsi ubw'impanda izabivuze, abazaba bakiriho n'abazaba bapfuye bakazumva ya mpanda, tukajya muri bwa bwami budashira, ari ryo rya juru Imana idusezeranya nk'isezerano ry'ubugingo. Rero bantu b'Imana rwose nimutuze ibyo bintu, nimunabyumva mwifatikanye natwe gusenya uwo mwuka mubi satanike. Nta yindi ntego Satani afite, kuko Theogene ari ku isi yanyeganyije imbaraga z'ikuzimu, azinyeganyiriza mu mpano ze, mu buryo bwo gutanga ihumure mu byo yavugaga, mu buryo bwo gutanga umunezero, mu buryo bwo kururutsa imitima mu buryo butandukanye. Rero nta bundi buryo ikuzimu bari gukora badahagurukije ibintu by'urubwa. Kandi ndagira ngo mvuge kino kintu, naho yaba yarabikoze, yego nta kindi cyazanye Yesu, nta kindi cyatumye aza kuducungura, agapfa akagenda akamanuka ikuzimu, yarangiza akazuka. Yaraje kurangiza ibyo byose. Naho yaba yaragize izo ntege nkeya, mu gihe yarariho yarafite amahirwe yo kwihana, nk'umuntu wabonye iherezo rye n'urugendo rwe, naho ibyo yaba yarabikoze. Wenda batavuga ngo ari kumuvuganira, yego abarokore baravuganirana, kandi kuko tuba dukwiye no kuvuganirana. Reka mvuge nti wenda naho yaba yarabikoze, kubera ukuntu yubahaga Imana muri we, kubera ukuntu yakundaga Imana muri we, kubera ukuntu yarwaniraga ishyaka ry'Imana, nayo yaba yarabikoze yeraho yihaniye. Ngewe rero nk'umuntu wabonye iherezo rye, aruhukiye mu mahoro, mu bugingo buhoraho,
ijuru azaribamo kuko yararihawe yariteguriwe ari mu rugendo agenda urupfu rwaje ubugingo bwe bwagiye ndeba bwatwawe n'abamarayika bantu nimutuze ibindi byose ni ibikangisho by'umwanzi kandi biriya ntibihiga mama pasiteri nk'uko bari kubivuga biraduhiga twebwe isi kugira ngo ryahumure na wa munezero twamukuragaho tubihagarike ivugabutumwa rye rihagarare oya ntimurihagarike niwumva umutima wawe ubuza amahoro ukumva ugize agahinda Theogene aracyahari genda ufungure YouTube channel yiwe cyangwa se ufungura izindi mbuga yagiye ajyaho bitewe n'ahakorohewe umufungura umwumve umutima wawe uzahita ushiramo agahinda iyo bohoka yarayigendanaga ikindi ni wumva ubuzi ibyishimo stress zikubanye nyinshi wikwita kuri ibi bivugwa izi ni imbaraga zo gusenya ivuga butumwa genda umwumve ibyishimo biragaruka kuko nta kindi mbuga nkoranyambaga zaziye mu gihe tuzaba turuhutse imirimo yacu izakomeza ikore nkuko n'abatubanjirije bagiye bandika ibyiza by'imirimo yabo muri Bibiliya ubu bararuhutse ariko iyo dusomye Bibiliya urasoma ijambo ry'Imana ugakomera ukavuga ngo Imana yabanye na runaka nanjye izabana nanjye ubu urugendo ukarukomeza rero izi mbuga nkoranyambaga turiho turazigereranya nk'ibitabo byacu by'ejo hazaza turuhutse uwacu rero aracyari mu kazi aracyari mu murimo abahumurika muhumurike abakira iryo humure ni muryakire umunezero n'ibyishimo kwa kundi byagendaga hari n'ubundi birakomeje nibareke uwacu aruhukire mu mahoro agubwe neza kuko turacyamufite mu gihe isi gihari kuzageza Yesu agarutse yego aba bakozi b'Imana abantu baravuga bati baracyariho baracyakomeje no gutamba n'abandi kuki mwe mwagiriwe amahirwe yo kuberekwa kuki mutabavuga kugira ngo abantu babirinde oya kuvuga ntago ari wo muti yego kuvuga ntago ari wo muti kuko mu kujyayo kwabo nta bagiye kubw'inyungu zabo bakurikiye muri ibyo bishuko bya Satani rero uyu muntu Imana ishobora kwemera akajyayo kugira ngo igende imwigishirizeyo amasomo y'Imana ni kuzima aragenda akagera urukundo rw'Imana ruragenda rukagera ni kuzima ngewe mfite nihishurirwa ry'uko hari uriyo baha amafaranga yego ariko hari igihe kizagera kabihirwa n'ubwo butunzi bwaho akibuka ko hari umwami yabonye utanga amahoro yo mu mutima kuko nubwo abirimo ayereka abantu ko ari muri Yesu hita ibintu bigenda neza yabuze amahoro mu mutima yandi Yesu Kristo yavuze ngo ndagiye ariko mbasigiye amahoro abisi batagize gute badafite Yesu yarabizi ko mu isi tuzahura n'ibishuko bya Satani bitwereka ko hari bitanga amahoro kandi nta yari ayo mafaranga nayo mahiti nubwo bwamamara bashukisha barekuye Yesu nta mahoro ni stress ni ibibazo yego gute bashobora kuguha ubutunzi bakakubwira ngo wowe n'umugabo wawe ntimuzigere mujya muri ra gahunda itanga umunezero Imana icamirema bakakubwira ati aya mafaranga nta muntu wo mu muryango wemere kuyaryaho ntuzagira mbega bagira umuntu bagenda bamuha kondisiyo izatuma bura amahoro ye hehe mu mutima rero dufite amakuru arenze kuba twarababonye ko hari n'abagezeyo bari gukurikirana amasomo ko nta kiza cyo kwa Satani bazagaruka ikindi natangaza Satani nubwo abakuruza ubwo butunzi n'amahiti n'ibiki byose nta kintu na kimwe Satani agira yaje ku isi nk'inzererezi ibyo abashukisha n'ibyo yagiye atunyaga kuko umurimo we wamuzanye n'ukwica no kwiba no kurimbura rero ibyo yagiye atunyaga mu bujura bwe nibyo aza kudushukisha ngo kwa Shitani ngo hariyo ubutunzi ngo hariyo amafaranga oya nta biriyo ikindi gikurikiyeho kuba Theogene baramuhize mu nzira zabo banyuzemo batanga ayo mafaranga ngo bari gushyigikira umurimo w'Imana ibyo si we babikorera twese dukora uyu murimo ayo mareshya duhura nayo rero ndatangariza abagenzi banjye ngo niba warahuye n'ayo mareshya y'izo mpano zabo yuko gushyigikira ubwamurimo nawe ibyo nibikugeraho ufite guhakana kandi imbaraga zo guhakana nuzibura ugakurikira ayo mareshya ya Shitani y'ibishuko y'ubwo butunzi budahara tubeshyeshya kubw'ibyacu yatwaye yego uzagerayo n'ubundi uzagaruka niba umwana w'ubugingo Imana yongere kugirire neza ariko niba umwana wo kurimbuka uzagenda ukorane nawe utegereze iherezo ryawe kuzarimbuka rero shuti z'Imana nimwiturize rwose kuba wamumenya nta kintu byagukiza ahubwo niba umaze kumenya ko
hari abatamba abandi ntago bapfa gutamba hari amakondisiyo bagenderaho bajya gutamba umuntu icyambere bareba intege nke zawe aho ucogorera kabiri barabanza bakareba uyu muntu akora ate yego imikorere y'imeze ite kuko bakoresha cyane ikintu cyitwa ubwenge ariko icyambere nubwo byatunanira nubwo bitugoye kumvira Imana muri iyi si biragoye ariko hamwe no gushobozwa kumvira Imana tuzagenda tunesha niba ndavugana n'umuntu ukurikirana Impanuro TV ndabizi ari bunyumve wahuye n'uru rugamba urya amafaranga yabo utabizi bakumereye nabi baragutega mu impande n'impande ariko umva ikintu kizakurokora cyonyine kuko wowe nta nakarandi wanyu mugira yo gukenyuka nta yiriyo uzarokorwa n'ikintu cyitwa kumvira iki Imana ni wumva umubuza kubwira ati kurikiye ni wumva umubuza kubwira ati uyu munsi ntujye igitarama ntukajyeyo uko nguko ujya gukora ingendo ukumva mwuka w'Imana arakubuza hagarika kugeza igihe ibyo byabo igihe babihaye mu buzima bwawe bajya kuguhereza bavuga ngo bari kugushyigikira icyo gihe kizarangirira kuko nta kitagira iherezo iyo batanze ayo mafaranga yabo abafite igihe azarangirira mu buzima bwawe kwa kuguhiga kwabo kukarangira ugakomeza intambara zawe z'ubuzima busanzwe bwo guhangana nande na Satani rero ibyabaye ku wacu Theogene abakozi b'Imana benshi bahura nabyo ndabizi banyumva harimo ari ati natwe izo ntambara twahuye nazo yego baca mu nzira ngo zo gushyigikira umuntu rero wamize Yesu wamufashe neza uzi neza Yesu ko no mu mwijima hanyura iryo sezerano yarihaye kuro ngo nzaguha umugisha uri ahantu mu mwijima Yesu ashobora kubareka bakaza bakaguha rimwe bakaguha kabiri ubwa gatatu agashyiraho stop yego bitewe n'umugambi afite bakaba bivuyemo bakakubwira ati twebwe ariko burya dukorana icyo gihe muri iyo stop uzamenye kutihakana Yesu nushaka uzapfe kuko uyu mwami twakiriye mu rukundo tumukunda ukwiye kumukomeraho kugeza kugupfa kuko n'abatubanjirije bagiye banga kumwihakana bakageza kugupfa natwe rero dukwiye kureka kwanga kwihakana umwami wacu kugeza kugira gute kugeza kugupfa bazazana ibyo bishuko ntibizabura bazadutega imitego ngo baradutamba bitewe n'ibyo bagamije n'ibyo bagiye barehesha abantu ariko intego nimwe nuko utihakana umwami Yesu kabiri no mu byo utaramenya ni wumva imbuzi zikuburira uzumvira Imana kuko abazarya ibyiza byo mu gihugu nabazumvira kandi nabo byagezweho bikarangira batashye hari impamvu Imana iba yabyemeye nuko ibibona ubuzima bwabo buzakomeza tugakomezanya nabo n'ubundi mu bigendanye no kubaka ubwami bw'Imana yego abantu baribaza bati se urupfu rwa Pastor Theogene rwateguwe n'abadayimoni ikiro cyemeza ubundi urupfu ikintu cyazanye urupfu rwatangiye mu gihe cya Gahini na Eva urupfu rwazanywe n'ishyari rya Gahini yica Abeli ni ukuvuga ngo ubwo Imana yamaraga kuvuga ngo no ubwo ukoze icyaha no gupfa uzagira gute uzapfa reka nkubwize ukuri mbwira na bagenzi banjye urupfu turagendana yego kandi abantu dutuye muri ubu bwami ntago ushobora gupfa Imana itabyemeye ubu ukenyutse uwo mwuka wo gukenyuka ubuciye mu kutumvira Imana se cyangwa uciye mu zindi nzira yego imitego dutegwa ni myinshi inzira zose urupfu rwanyuramo iyo ushinganye mu bwami bw'Imana Imana irabanza igasinyika avuga ati noneho ndabyemeye izire waba ugiye uri uruhinja waba ugiye uri umugabo ijuru rirabanza rikabyemera bitewe naho barurirwa yego abo Satani rero yica muri uru rupfu Imana yirebera ikituriza nababarurirwa mu bwami bwe ariko abantu babarurirwa mu bwami bw'Imana yaba kwibishije karande zaho wavutse uri inzira karengana utazi ibyo bakoze yaba kwibishije intege nke z'ubuzima bwagukubise ugatakaza kumvira Imana ugakurikira irari ry'ibyo urarikiye yego ikiri muri wowe wahaye ubuzima bwawe ari bwo bwamutuyemo nicyo kizagira imbaraga zo gupfa kwawe niba ari kwa Satani ubarurirwa azakwica rwose kuko ububasha bw'urupfu arabufite yaba ari ku Mana izakureba kuko Imana nta gihombo ifite cy'abapfa umuntu umwe arapfa hakavuka batanu kandi twe twibwira ngo umuntu arapfuye burya umuntu arasinzira ariko umuntu ntapfa yego burya urupfu rwo gusinzira buriya nta nicyo runatwaye urupfu rubi n'izi mpfu dupfa duhagaze tugenda yego kandi izi mpfu abantu bari mu bwami bw'Imana igenda izidutambutse yego rero nta rupfu
shitani afiteho ububasha ku bantu tubarurirwa mu bwami bw'Imana. Yego. Imana irabanza ikabyemera. Nubwo waba wagize intege nke z'icyaha, iyo uri muri ubu bwami, yego, Imana hari uko wabanye nawe, warategura urugendo rwawe neza. Ku musozo ho gato wenda gutaha ukagira intege nke, shitani akagutegeraho, Imana ihita ibyemera cyangwa ikabyanga, ikavuga ati ngaho ni mu mutware, ni yezwe. Ugasanga niba uri mu nzira ugenda wategewe hano hirya, ukagenda wezwa kuko aho ugiye warahateguye, ikabira gucyuye, abandi bagasigara baririmba urwo mbonye ngo ararimbutse, ariko aho ugiye Imana igize gute, irahazi bitewe nuko wahateguye. Cyangwa se ukanarimbuka bitewe nuko wateguye urwo rugendo rwawe, kuko no kurimbuka bararimbuka. Hari icyamamare cyarambabaje cyane, yakoreye Imana ku isi, aririmbira Imana pe, yego, nyuma yuko maze kwerekwa aho agiye nagiye kumukurikirana. Iyo uri kumwumva aririmba utumva ukunze kuririmba, afite gukundisha abantu kuririmba ku isi. Ariko natunguwe n'uburyo twamusezeye neza, iherezo rye riba ryiza, ariko Imana inyereka aho agiye kubera ikintu yagendanaga, yangaga kwihana. Rero niko gutuma Imana ihitamo ko dupfa, kandi gupfa kwacu kuzanwa n'amahitamo y'ubwami bubarurirwamo. Yego, wenda dusoza, urupfu rwa Pasiteri Theogene ni iki abantu bakwiye kurwigiramo? Urupfu rwa Pasiteri Theogene harimo inyigisho, ndavuga inyigisho eshatu zonyine kuko rufite ibintu byinshi rutwigisha. Inyigisho ya mbere ni uko umuntu agomba guhora yiteguye. Yego, ndavuga ku bagenzi bajya hehe, bajya mu ijuru. Inyigisho ya kabiri ni uko abantu tugomba kugira amakenga nubwo twaba tubana n'Imana neza. Uzi neza kubana n'Imana neza, sinzi waba uyitonyeho, waba uri inkoramutima, waba uri uwahiriwe, buriya tubana n'Imana mu buryo butandukanye. Ariko ugomba kugira amakenga utitaye ku gutona kwawe kw'Imana, ayo makenga akabasha gutuma, yego, umenya ngo ese ibi ndabikora cyangwa ibisindi bubikore. Kuko ibije byose bishobora kuza byera, ariko ibyera byose ntago ari iki, ntago ari amata. Ikindi uru rupfu rutwigisha ni ukuri tumwigireho urugero rwiza rwo kwitanga, yego, ntitumurebe gusa, ahubwo atubere urugero rwiza rwo kwitanga mu bikorwa byiza by'urukundo tutagendeye mu nyungu zacu. Pasiteri Theogene, ngewe nkanjye mbwira n'abandi, yakoreraga Imana atarebeye mu nyungu ze, ahubwo gukorera Imana kwe kwarebaga mu nyungu. Yagendeye muri iyi ndirimbo Ihanganeho gato, uyu muririmbyi waririmbye ngo nubone isi gukomeye amashyi, uzibuke bya bihe wabayeho nta n'umwe ukuzi. Mwana wanjye nubone isi gukomeye amashyi, uzibuke bya bihe wabayeho nta n'umwe ukuzi. Hari aho yaririmbye ariho hananiye ngewe ibyo biba byanze, ngo nubona ubuzima, ngo nubona ubuzima bugenda neza, wibuke isengesho wasengaga, ngo uhindure isengesho ryawe uryerekeze mu mihana y'abandagaye. Atayabo, wibuke guhindura isengesho, ntutwarwe n'uko kuntu uri gutera imbere, ntutwarwe n'ubwo buzima bwiza, ahubwo uhindure isengesho ibyo byawe byiza ubyerekeze mu mihana y'abagize gute, y'abandagaye. Kiriya kintu Pastor Theogene yakoze ndabikubwira n'ubu ngubu, mbabaye cyane kubw'ibintu byavuzwe nyuma y'urugendo rwe ngo ararimbutse. Ni ukuri abakozi b'Imana bose bagenda bava ku nzego bagera ku zindi, barekaga kugendera mu nyungu, ahubwo bagasubira inyuma bakajya gutabara inzirakarengane zitabara. Pastor Theogene ku ngingo ya gatatu y'iburyo tukwiye kumwigiraho. Urwo ni urugero rwiza yadusigiye. Umuntu wese uri kuzamuka se cyangwa uri kuvuka mu mavuta mashya atarebeye kwizamuka akwiye kumwigiraho. Munyihanganire, ubwo nuko bigenze nyine. Ego, iyo rero ndebye ibiri kuvugwa, kuko namukundaga iyo haje ikintu kibi nanjye njya kugikurikirana, ndababara n'ukuntu yageragezaga kwitanga. Pastor Theogene ntago yakundaga kubana n'abantu bakomeye, ahubwo umunezero we yajyaga mu bantu bababaye, niho yabagari. N'urugero rwiza. Rero Satani ntaceceke, dufite byinshi bituma duhakana
ibiri kumuvugaho byose bibi kabe nayo Imana itaduhishurira aho yagiye haramaze ibyo nibye ariko ku isi kuzagezwa Yesu agarutse afite urugero rwiza yaduhaye kandi Imana izadushoboze ntituzatatire tuzamwigireho ndumva ibyo bitatu bihagije ariko ni byinshi twamwigiraho yego reka tugushimire cyane yego kandi dushimire n'abantu bose babanye natwe muri iki kiganiro wenda tuzagenda turushaho kubigarukaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi uko tuzagenda tubona umwanya hari byinshi cyane tutaganiriye kubera ikibazo cy'igihe ariko Solange hari sinzi niba byemera ko atanga nimero ya telefone ushobora kumuhamagara ushobora kumuvugisha byinshi cyane ntambajije kubera ko ntabigezeho wowe ushobora kubimwibariza birakunda gutanga nomero yawe nta kibazo wayitanga ko muri ubu butumwa nahawe bukura abantu murungabangabo hari ibyo utavugira kuri kamera ariko umuntu yaza akabasha bikarutaho kuva bikamufasha kuva mu rungabanga batari kuri kamera hariya mu gikari nta kibazo rwose nimero yanjye nimero yanjye muranyihanganira ntago tuzamwibagirwa tuzahora tumwibuka sinzi impamvu biri kuza Imana inkomeze nimero yanjye ni 07 86 42 13 09 wamfasha ukankura kuri kamera nta kibazo